MT22 Music turacyari kumwe namwe banyeshuri, nkomeje kubashimira cyane abaza kwiga hano mu kigo muri MT22 Music School, hanyuma nabiga online turacyakomeje kubashimira cyane iterambere mukomeje kutwereka. Imana ibahe umugisha. Rero uyu munsi ngiye kubaha package nyinshi kuba beginners, mwitegure ngiye kubaha package kabisa nyinshi, kuko mwagiye mumbwira ko aba beginners mutari kubona amasomo cyangwa se muyabona ariko gace. So ngiye kubaha, mwicare aho muri rwose mufate gitari kugira ngo mbahe package nyinshi ijyanye n'aba beginners kugeza igihe ushobora gucuranga. Bwa mbere na mbere rero ikintu dushobora kwitaho cyambere ni ukumenya, nicyo bita kumenya intoki zacu, imikorere y'intoki zacu, uburyo tugiye kuzibara, uburyo tubara rero intoki zacu zigiye gufata gitari. Icyambere na mbere tugomba kumenya ko urutoki rwa mbere ari urwegereye igikumwe, sibyo? Urwegereye igikumwe warubonye. Kabiri ni urutoki nanone kandi ari rwo musumba zose. Gatatu ni urwegereye agahera, murarubona nguru. Hanyuma agahera kakaba urutoki rwa kane, sibyo? Igikumwe rero nacyo kirazamo, hari aho bandika ta bisobanura thumb, sibyo? Hanyuma abandi bakandika umubare wa gatanu, urutoki rwa gatanu, byose birakoreka nta kibazo. Hanyuma rero tugiye kureba ngo ahangaha se rona ukuboko kw'ibumoso niko kubasha gufata imirya cyangwa se ahakwiriye kugenerwa amanota. Ukuboko kw'iburyo niko kugomba gucuranga iby'uko gutanze komande y'amanota wakanze hano. Iyi niyo output y'uku kuboko cyangwa niyo output y'amanota ahangaha. Niba ukanze ahangaha inota tayari, ubwo kugira ngo ryumve ko ari ryo riryohera abantu nuko ikiganza cy'iburyo aricyo kiraza gucuranga ibyo wakibwiye. Twayibonye rero ngira ngo 1 2 3 4 then thumbs meow cyangwa 5, it's okay. Aha, intoki turazibonye. Tugiye kureba rero imirya. Gitari yacu ifite imirya ingahe? Gitari yacu ifite imirya 6. Iyo babara imirya bahera ku murya muto hasi hano, sibyo? Muri make ni 1 2 3 4 5 6, sibyo? Uwo ni umurya wa mbere, 1 2 3 4 5 ndetse na 6, sibyo? Nizere ko turi kugendana neza. Hanyuma rero tutarajya mu bindi, amanota fatizo ya muzike dukoreraho asanzwe azwi n'amanota 7 ngiye kubabwira, kuva kuri do, re, mi, fa, so, la ndetse na si. Ni amanota ngahe? Ni amanota 7 dufite hano. Okay, rero amajwi yose abaho kuri iyi si agiye yitirirwa ayo manota cyangwa se ayo mazina, kuva kuri do kugeza kuri si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Okay, ni amanota 7. Byumvikane ngo amanota ubwo ari 7, amajwi yose abaho yuririra kuri ayo manota cyangwa se ayo mazina twise amajwi. Okay, kumva ngo do cyangwa re cyami, ayo ni amazina y'amajwi, sibyo? Uzumvamo ngo re dièse, re mineur, re septième, ni twinshi dutandukanye turimo, ariko twose twuririra kuri do, re, mi, fa, sol, la, hati, la, si, sibyo? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ubwo rero tugiye kureba ngo ese
iyi mirya yacu uko ari 6, ko twabonye yuko buri jwi ryose rifite izina. Aya majwi ari kuvuga tudakanze hano yitwa nguki. Ubundi gitari ku isi igomba kuba ireze kimwe n'indi, biri international. Umuryo ugomba kuregwa ku buryo wazana gitari yawe wagira gutya wacuranga uyu murya nawe ukumva birajyana. Ni ngombwa gitari zose, niwumva gitari yawe uyicuranga gutya ukumva umurya ntabwo uvuga nk'uyu nguyu wanjye, umenye ngo ntabwo ureze mu buryo buri international, sibyo? Rero duhereye ku murya wa mbere hasi niko twavuze, uyu murya bawita mi. Ubwo ni mu gifaransa mi, mu cyongereza bakawita i. Okay, si, uyu ni umurya wa kabiri bawita si. Okay, mu cyongereza bakawita b. Ubwo ufata kaye neza wandike neza. Umurya wa gatatu bawita sol mu gifaransa, ariko mu cyongereza bakawita g. Ga isanzwe, sibyo? Like that, okay? G. Hanyuma uyu murya wa kane bawita D, ari wo re. Ubwo ni mu cyongereza, mu gifaransa ni re, sibyo? Re. Hanyuma umurya wa gatanu bawita la, mu cyongereza bakawita a isanzwe mu kinyarwanda, sibyo? Then twagiye ku murya wa gatandatu, uyu bawita nanone mi, usa n'uwo hasi. Okay, uyu bawita mi, mu cyongereza bakawita i, twabibonye, sibyo? Uhwanye n'uwo hasi. Okay, imirya nayo twayibonye ko ari imirya 6, tubona n'amazina yayo, tubona nanone uko bari imirya ko bayihera hasi, sibyo? Hanyuma tugiye kureba rero ngo ibimenyetso cyangwa se utu twuma turi ahangaha ubwatwo tumara iki mu bijyanye no gucuranga. Utwo tuma ubona turi ahangaha ari two twitirirwa barete. Urabona uyu mwanya kuva ngaha kugera hano, kano kuma kari bare hano, aha ubwako niko kagena ijwi, kano kantu ubona, sibyo? So buro tugiye kureba ngo ese uyu murya urabona ko ari icyuma, wari wose ahangaha ni icyuma. So iyo ufashe ukawukanda ukawegereza iyi fret cyangwa se iyi barete ubona, akaba kita barete kano ko mubona, aha nawegereje, sibyo? Apana imbere yawo, ahubwo ni inyuma gato. Ubwo iyo tuvuga inyuma ni ahashyira ahangaha imirya hiregerwa, sibyo? Niho inyuma, aha gutya ho ni imbere, sibyo? Then ku buryo tumenya ngo iyo tugiye gukanda dufata uyu murya tukawukanda kuri kano kuma ka fret, tayi sound igahita isohoka, sibyo? Sound iti isohoka bitewe nuko n'icyuma gihuye n'ikindi, sound irasohoka kandi ifite lance voix cyangwa se ijwi rigiye hejuru, sibyo? Okay, wabibonye. Hanyuma rero tugiye kureba ngo utu tunubona tugena icyo bita amajwi, sibyo? Amajwi yacu tubonye ko agenwa na fret, sibyo? Twabonye intoki uko zibarwa, tubona imirya uko ibarwa, tubona na fret. Tugiye kureba rero ngo uburyo twubaka inota cyangwa kode yacu. Kode ni iki? Kode ni amajwi umuntu afatira hamwe akacurangira hamwe, bitandukanye n'ibyo bita note, single voice cyangwa se ijwi rimwe. Urugero, iri ni ijwi rimwe ryonyine gusa baryita note. Nk'ubu nshobora gucuranga indirimbo yacu muri note gusa, sibyo? Ariko muri kode
Okay, abyumvishe ko haje amajwi menshi, so niryo tandukaniro rya note ndetse na chord, sibyo? Guhera ku majwi abiri kuzamura, abandi bakavuga 3 kuzamura, ariko kandi amajwi agendeye hamwe yose ni chord, sibyo? So tugiye kureba ikirere sasa, tugiye kureba ngo uburyo ubuilding cyangwa se wubaka chord. Okay, igizwe n'iki sasa? Igizwe n'amajwi nibura 4 tugiye kureba. Irya mbere na mbere ni soprano, irya kabiri ni alto, irya gatatu ni tenor, sibyo? Hanyuma kane rikaba bass nubwo bihuye na soprano, do so mi do, umva ya bass yacu, do so mi do, sibyo? Do so mi do, wabyumvise? Do so mi do. Tugiye kureba rero uburyo twubaka inota ryacu rya do, sibyo? Do yubakwa gute sasa? Urutoki rwa mbere rufata ku murya wa kangahe? Wa kabiri kuri freti ya mbere. Urutoki rwa kabiri rugafata kuri freti ya kabiri ku murya wa kangahe? Wa kane, sibyo? Urutoki rwa gatatu rugafata ku murya wa gatanu kuri freti ya kangahe? Ya gatatu, sibyo? Umvishe do yacu. Okay, iyo bayita do cyangwa C chord, C chord cyangwa do. Ubwo yumvuze C chord ni mu Cyongereza, ariko do ni mu Gifaransa, sibyo? Iyo ni do yacu. Umaking sure ko izi nyama za hano munsi mu runo rutoki hano gutya, icyambere ugomba gukandisha neza hafi y'inzara ku nails hano hejuru, sibyo? Urayibona kuntu zishinze. Iyo ryamishije gutya, za nyama za hano inyuma ku ntoki zifata imirya yo hasi, sound ntisohoka neza. Kabiri, ugomba gukandira inyuma ya fret baguhaye. Nukandira hano hagati, umva kuntu bisarara, ariko niwegereza gake inyuma, tayari urabukoza akazi mwana wanjye, sibyo? Iyo bayita do, sibyo? Hanyuma do iri update, ifite gukungahara kwa melodies zitandukanye nyinshi z'ubu ziriho. Urutoki rwa gatatu ahangaha witonde, uraruzamura hejuru ku murya wa gatandatu kuri freti ya gatatu, agahera akaba ariko kaza kakajya ku murya wa gatanu kuri freti ya gatatu. Umva aho ngaho niho hava melody nyinshi, harimo ama country music. Okay, so harimo icyo bita improvisation, umuntu tuzazigeraho kugira ngo benshi bagiye munaziga muzigeramo. Hanyuma rero ubwo ndi kubatangiza, sibyo? Mwayibonye do yacu, sibyo? Mbaye position ebyiri, iyi ngiyi ndetse n'iyi twazamuye gutya, tugashyiramo uyu murya wa G sol, sibyo? Okay, birumvikanye neza. Tugiye kureba re uburyo ibyurudingwa, sibyo? Iyo ukanze do, iyo ukanze do uhera kuri uyu murya ucuranga. Ubu tumo turiga kugira gute gukanda imiryango ikavugana ngo turatangira hanga gucuranga muri izi ntoki cyangwa muri iki kiganza cy'iburyo. Ubu ni ugukora gusa tugatunganya imirya kugira ngo ivemo gusarara, sibyo? Okay, ushobora kugira gutya nta kibazo, yango bigutere courage. Aha, iyo yari do. Noneho re urutoki rwa kangahe? Rwa mbere, urutoki rwa mbere ku murya gatatu kuri fret ya kabiri, sibyo? Hanyuma urutoki rwa kabiri kuri fret n'undi ya kabiri ariko ku murya wa mbere hasi, sibyo? Urutoki rwa gatatu rukajya kuri fret ya gatatu ku murya wa kabiri, sibyo? Ayibonye ucuranga uhereye kuri ku murya kangahe? Wa kane.
ukamanura ukumva yuko imirya yawe idasaraye, nayo ukabitunganya neza ugashyira ku murongo. Okay, biragaragara neza. Hanyuma iyo turangije rero, iyi ni re nayo ni re isanzwe, hanyuma re iri update izagusaba gucuranga melody ari hejuru. Ufata igikumwe cyawe ukagishyira hejuru kuri fret ya kangahe? Ya kabiri. Okay, okay, urayibona iyo nire yacu. Twagiye kuri mi. Mi, urutoki rwa mbere rujya kuri fret ya mbere ku murya gatatu, urutoki rwa kabiri rujya kuri fret ya kabiri ku murya gatanu. Biragaragara neza. Urutoki rwa gatatu rugenda ubundi kuri fret ya kabiri, urabona ko byegeranye n'urwa kabiri ku murya wa kane, sibyo? Wa kane ucuranga uhereye ku murya gatandatu. Utunganye imirya yawe wumve ko idasaraye. Cyitonderwa, nababwiye ngo inyama zo munsi y'izi ntoki zidakoma imirya yo hasi. Okay, nabyumvishe. Aha, iyo ni mi. Noneho fa. Fa yacu, urutoki rwa mbere rurafata imirya ibiri banze kuri fret ya mbere, ubwo ni umurya wa mbere n'uwa kabiri. Hanyuma urutoki rwa kabiri rujya ku murya wa gatatu kuri fret ya kabiri. Urutoki rwa gatatu rujye kuri fret ya kangahe? Ya gatatu ku murya wa kane. Iyo ni fa yacu. Ubwo ni ku batangizi, navuze ngo ni ku batangizi. Hariho n'igihe cy'amabare, icyo bita bare uzazimenya ko bakanda iyi fa ikuzura, ariko turi ku batangizi. Aha, ahangaha ni imirya ibiri nkanda, nkazamura urutoki rwa kabiri rukajya ku murya gatatu kuri fret ya kabiri, nkazamura urutoki rwa gatatu kuri fret ya gatatu ku murya kane. Okay, urutoki rwa kabiri nguru rurajya kuri fret ya kabiri ku murya gatatu. Okay, iyo bayita fa. Utangira gucuranga umurya wa kangahe? Wa kane umanura, ugatunganya iyo mirya. Fa iratinda. Fa ntabwo kanya wahita uyifata gusa, hari abantu bajya baza bagahita bayifata ako kanya, nkumirwa nkashoberwa amatayo kangahe, ariko ubwo mba numiwe koko. So ariko fa iteka ryose igora abanyeshuri bitewe n'imfato yayo. Twagiye kuri sol. Sol rero, urutoki rwa gatatu nirwo rubanza hejuru kuri fret ya gatatu ku murya gatandatu. Urutoki rwa kabiri rukaza kuri fret ya kabiri ku murya gatanu. Urutoki rwa kane ariko gahera rukajya hasi kuri fret ya gatatu ku murya wa kangahe? Wa mbere. Okay, wa mbere. Ugacuranga gitari yawe uhereye ku murya gatandatu, ukumva ko imirya idasaraye. Imirya igomba kuvuga neza idasaraye, kandi witonze, ntago kugira cyane aho utababara cyane, ahubwo gake gake, gahwati gake gake, sibyo? Iyi yari sol. Twagiye kuri la rero. La ni ikintu gikomeye mama, ikintu gikomeye cya kiri nota rya la tugiye kujyaho, sibyo? La hari abayikanda gutya, abayikanda gutya burya baba bagize gute? Baba birimise, hari limit baba bishiriyeho, kuko hano nta kandi gatoki kasigara kakora melody zindi. Hari n'abandi bakanda gutya. Yes, nabyo ni byiza rwose, international, ariko kandi kubera melody nyinshi ziri kuza, nabyo ubwabyo kano gatoki ntigafite imbaraga zo gukora ibindi bisigaye. Hano urugero rwiza ngiye kuguha, nk'ibi bagize gutya tayari bira nta kuntu wabicuranga biriya nandi kugira gatoki. Okay,
nawe wagira gutya agatoki nako gafite imbaraga nkeya ku buryo katabasha kumanaginga melody mu buryo bufite compressor. Niyo mpamvu rero twiga position 3. Iyi irahari, irazwi nta kibazo. Urutoki rwa mbere kuri fret ya kabiri, urwa kabiri kuri fret ya kabiri, n'ubundi ku murya wa gatatu, urwa gatatu n'ubundi kuri fret ya kabiri. Nako zigenye kuri fret imwe ariyo ya kabiri. None ugasanga ari indi raje, ugasanga ahereye gatoki nanone agahera, sibyo, gahereye ku murya wa kabiri kuri fret ya kabiri, urutoki rwa gatatu kuri fret ya kabiri nanone, urutoki rwa kabiri kuri fret ya kabiri nanone ku murya wa kane, sibyo. Izo ni positions ebyiri zitandukanye, ariko iyi iri professional babwiye cyane ubu ngubu ikungahaye muri melody nyinshi zitandukanye. Ni urutoki noneho rwa kabiri rumwe rwonyine gusa urambikaho gutya, sibyo, ku buryo aha ruhita rugira gutera ugondama gutya ngo okay. Noneho ku buryo uyu murya wo hasi wa mbere usigara, urugero gutya. Iyo ufite urutoki rurerure utambikamo gutya, bigashoboka rwose, utambikamo gutya, sibyo. Iyo ufite ingufi nkanjye hano, byose birashoboka ko wagira kose, bisaba gake gusa kugira ngo ugende uringaniza uyu murya ntufate kandi ucuranga uvuge, okay. Ubwo urumva urutoki rwigira gutya, okay. Iyo nira ku buryo bikorohera, okay. Okay. Alright, iyo niyo mpamvu ya nyayo iyi position imeze itya. Twagiye kuri C. Iyo ugiye kuri la, tukiri kuri la, ducuranga umurya wa gatanu kumanura, ugatunganya iyo mirya ikavuga neza. Twagiye kuri C ariyo B mu cyongereza. Urutoki rwacu rwa gatatu rujya kuri fret ya kane, rugakanda umurya wa kane, gatanu, gatandatu kuri fret ya kane. No, sorry, rugakanda umurya wa kane, gatatu, kabiri kuri fret ya kangahe? Ya kane, sibyo. None urutoki rukaza urungu rubona uru rwa mbere rukaza rugahera hejuru, apana nkuko bamwe bahera hanga kuri umurya wa gatanu, ya ahubwo hejuru. Okay. 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 Abandi bakayikanda gutya, nabyo ni byiza. Gutya umurya urutoki rwa kabiri kuri fret ya kane, urutoki rwa gatatu fret ya kane, urutoki rwa kane kuri fret ya kane n'ubundi, sibyo. Ubwo twahereye ku murya wa kangahe? Wa kane, gatatu, kabiri. Noneho uru rukaza rugakanda imirya yose, uyu hasi ugasigara wakanzwe n'urunguru rwa mbere hano hasi. Okay. Ibi nabyo biraryoha, ni byiza cyane. Numva ko hasi nawo uvuze, sibyo. Okay. Ariko kandi kuba bizi iyi ngiyi nayo iravuna kugira ngo uzacuranga indirimbo iminota 5, usanga hagize abenshi n'impamvu ubona bakunda kwifata muri ubu buryo, sibyo. Kumva ni positions ebyiri. Iyo ni C, uhera ku murya kangahe? Wa gatanu umanura. Ushobora kwibaza ngo kidera ku wa gatanu kandi twakanze wa gatandatu, hari melody zigiye kuza imbere zicurangwa n'uyu gatanu. Urugero na country music, sibyo. Wayibonye ko ngira ngo tugize abanyeshuri munyurire rya mwebwe. Merci. Aha, so mwayibonye ko mwihangane abanyeshuri ndi kudirectinga mu class. Hanyuma rero mwabibonye ngira ngo ko amanota yacu 7 twayakoze neza, sibyo. Twayakoze neza. Mu bwihute rero vuba tudatinze tugiye kureba ngo ese ya manota yacu, sibyo, turayakorera iki kugira ngo abashe kuvuga neza.
nabahaye akabanga kamwe yuko izi nyama za hano zishobora gutuma bigenda bite, zishobora gutuma ukora ku mirya yindi yo hasi imirya ntivuge. Ako ni akabanga ka mbere nababwiye. Kabiri ni ugukandira inyuma ya fret gatoya babahaye, apana inyuma cyane birasarara, apana imbere cyane cyangwa hejuru ya fret babahaye, ni inyuma gato ya fret baguhaye, sibyo? Ikindi ugahagarika intoki apana kuziryamisha. Murabyo ko nabibabwiye? Yes, ibyo byonyine bizatuma mumera neza. Hanyuma rero mbahaye uko babyurudinga amanota cyangwa amakode. Ubwo igisigaye ni ikihe sasa? Hasigaye kuzahuza amanota. Isomo rizakurikira ni ukuzahuza ya manota akabyara injyana. Urugero niba ari do, sibyo? Tugakubita muri fa. Okay, urumva ko byaje? Ubwo ibi biza bisanga wamaze gufata amanota neza rwose kandi vuba na vuba. Niba ari do, re, mi, fa, so, la, si. Kurya amanota uyafata neza mu buryo bwiza kandi bwumvikana. Rero isomo rizakurikira ni ukuzaza tugahuza iki ya manota, sibyo? Rero muzabe careful, ndabingiza amagitari yanyu abaregeye neza, hanyuma ibintu bizakurikira bizaba biryoshye. Ubwo nitaye kuba beginners uyu munsi cyane kuko bari banzengereje bambwira ngo waduhaye amanota akurikira cyangwa se abanza atangira kugira ngo nabo bige gake, sibyo? Nakagaruka nkomeje kubashimira. Rero inshuti zanjye mu buryo bwo kudufasha as support ni ugukora subscribe. Wowe ubonye video bwa mbere na mbere wadukora subscribe, wadukorera subscribe mu rwego kugira ngo udufashe as support, sibyo? Hanyuma ugasharinga, ugakora kuri ukazogera kugira ngo notification ujye uyibona neza kuri telefone nta kibazo. Imana ibagire neza. Ni muri MT 22 Music.